Irene kuri no saha reka ndamubare nka za zindi zose zimwe zijya ku muhanda zigatega ubwo rero no kumumbazaho numva uri kumbangamira zigatega koko se icyo umukobwa yirengagije ibyiza yaratwite hageze burya agiye kugeraho kubyara birangira bamuroze indivayo yewe mwihangane ntago nabimenye nanjye ntago gusa nivyo bibazo ndi kuvuga kubera ko icyo gihe cy'amarozi bamuroga yaragwaye bya hatari igiye kugeza aho njyana mu madeni mujyana mu bimaze kurangira uko nguko Fendofe yashimiye nyene ambwira ngo nta kintu ufite ntago nkushaka nta n'ikintu avugana nawe reka nyene nsanga abandi bajama bafite amafaranga yaramaze kuba muzima rwose yarakize byararangiye bane muzima bya ahubwo na maid y'ubujya bigenje kujyana aho kugira ngatuze ariko sinagombwa ko nyigona naguturisha buri ubona waraturisha Irena reka mbanze nkubwiza ukuri uri umwana mubi uri indaya uri indyarya uri shitani okay basi imbere yuko agenda reka ngo aka kantu kanda gakunda cyane ariko mbabarira nkaguhe ujye ukanyibukira wasigaye kandi koko nubundi murundi hari utuntu yarafite tumeze uko ndagafite nk'akamuhira nyene reka ngakwambika ashaya mbabarira wari se ngaho kwambika reka ngenda azimuru basi ndaza kukambara basi reka ngakwambika ndaza kukambara ninjye muhira ubundi sega nako kangwira akantu wambara simbigusabye so nafite zose reka ndebe basi please Okay, that's what's up ladies and gentlemen. Nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherera ari hose. Nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose muri rusange. Hanyuma rero nk'ibisanzwe your body to pack channel ni ya ni OTV. Nkuko musanzwe mubizi tugenda tubagezaho bimwe mu biganiro bigiye bitandukanye tugerageza kwifuriza amahirwe ndetse n'abandi bose batugeraho bari kudusaba ko twagira icyo tubafasha. Mbese muri make no kugira ngo dufashe abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange dukoresheje bumwe mu buhamya cyangwa se bimwe mu biganiro tuba twagiranye n'abantu bari kubagezaho ibyababayeho. Hanyuma nko mubibona rero kuri screen zanyu turi kumwe n'umustar afite amadred amaherena buri kimwe cyose ariko ngira ngo baramuzi ni cyamamare tugaye kaze kuri murakoze cyane. Hanyuma rero mwabyumvishije turi kumwe n'umuntu w'umusitari ariko bishi ntago baramenye izina ryawe. Ari umusitari. Ni umuki? Ishwida. Ni umunyenyeri ni umumune. Ni umuturage. Umuturage. Uzi umuturage icyo bivuga? Ni umunyagihugu. Wapi? Umuturage n'umunyagihugu biratandukanye. Umuturage cyangwa umuturage? Umuturage n'umuntu utuye mu gihugu. Oya je na akarere kitwa je. Ubwo utuye muri je. U Rwanda rugira uburere bwinshi ntabwo nkazo akarere se kataro navukiye akarere ka je nakoze. Okay, hanyuma rero bakunze babyumvishije turi kumwe n'umusitari bamwita Murundi ngira ngo hari hashize igihe mutamubona sindi byarahugiye mu. Hanyuma rero Murundi hari hashize igihe nagiye mbona saga byakubayeho ibintu byakubayeho nyine wihangane bibaho ariko ntago bibaho ku bantu b'abagabo. Umuntu umugore neza umuntu w'umugabo arahukana arebe kwanshurira intemba. Hanyuma Murundi rero nkuko muri makeya we kubyawe na Irene bihagaze gute muri make mbere yuko mubwira ikindi kintu naguhamagare Irene kuri no saha reka ndamubare nka za zindi zose zimwe zijya ku muhanda zigatega ubwo rero no kumumbazaho numva uri kumbangamira zigatega koko se icyo umukobwa yirengagije ibyiza nibibi wanyuzemo kubera we imembo yaha akaguhemba kubwira ngo ntago nkiri kumwe nawe sinyeneye kugendana nawe wakinye nta kintu wigirira ubwo se muri uwo mwanya umutekereza uti mutekereza ko nacyagiye yaza yakwitaho yitaho ibintu ufite cyangwa se ibyo arimo kubona ateganya kuri wowe mu gihe abona atayibonye cyangwa se atarimo kubibona ko bishaka aragiye ubwo rero ngo mu mwanya mubare nka za zindi zose zijya ku muhanda zigategereza ya yandi y'ijoro cyangwa se y'amanywa. Ubu ngubu neza waramukarabye burundu mwana karaba cyane ibintu yakoze ntekereje ibibazo naciyemo kubera we simbizi ntabwo namutekereza sinzi kana abantu ariko twigeze kumenyana. Ubu ngubu umwanzuro mwarawufashe umwacu yuko ndacukiwe niyahoza umugani w'abantu neza niyahoza nase hari amakuru agendaga numva ariko sinzi niba ari yari impamo ngo yaratwite ntago wabimenye neza yaratwite hageze burya agiye kugeraho kubyara birangira bamuroze indivayo
Yo mwihangane ntago nabimenye nanjye ntago gusa nivyo bibazo ndi kuvuga kubera ko icyo gihe cy'amarozi bamuroga yaragwaye bya hatari giye kugezaho njyana mu madeni mujyana mu bapfumu baravura baragiki n'ubu ngo ndi mu madeni ahubwo abafana bakomeze bamfasha y'amadeni ndayishure ni bakomeze kukoneza ibibazo wagiye mu madeni kugira ngo bashe kubona uko wamwitaho umukurikirane umuvuza abe yagira nyuma yaho yarakize birangira ndayavuyeyo bimaze kurangira uko nguko Fendofe yashimiye nyene ambwira ngo nta kintu ufite ntago ngushaka nta n'ikintu avugana nawe reka nyene nsanga abandi bajama bafite amafaranga yaramaze kuba muzima rwose yarakize byararangiye bane muzima byatari hano pore kabisa pore mugane niyo mpamvu wari umaze iminsi warahuza ariko ndabona warabaye ikigabo nanone wajabona ibibazo mwahuye nabyo ibibazo turahura nabyo ariko iyo uhuye n'ikibazo ntugire umwanya kugitekerezaho cyane nta kibuza utabyibuha wenda turabyirengagiza tukashakisha uburyo bwose bushoboka bwatuma tubyirengagiza ntabwo byo tumunanuka yego mukomere nyine ubundi kintu kiranga umuntu w'umugabo ni ugukomera mu bibazo ntibigende ngo biguhera nube wagira wasubira inyuma mu by'ukuri niba koko ibyo ngibyo ariko Irene yabikoze n'abakunzi ba TV n'abandi bose bagukurikiranaga bumve ko umuntu wakoze ibyo ngibyo yenda umwitayeho ubundi ibimenyere ku gitsina gabo ubona uko yenda umukobwa yagize ibibazo cyane cyane iyo habaye bira byo guterana inda niki usanga umuhungu yishyira ku ruhande ariko kuba warateye iyo ntambwe ukabasha kuba wakomeza ukamuba hafi ugakora buri kimwe cyose kugira ngo ubashe kumubungabunga ubuzima bwe bumere neza yarangiza hakwitira ibyo ngibyo mpaka ari umuntu w'umugabo n'ababanje kindi nuko muri cyo genda namwitaho famille yari yaramutanye nta nubwo yigeze banaza no kumureba ahantu agwariye noneho nyuma yo kumuvana kwa muganga bakomeje baza kuneza akavuye muhiri wanje birangira ni wanje ndahataye ngo ngiye kumuhungisha wa mwanya wo kumuhungisha njya gukodesha ibintu nyene nta nakazi mfite no mu kazi nahagaritse kubera ko ndi kumukurikirana yanzu yanjye birangira nayo abajura bayivye imiryango amaye kubera iki byose urumva byose nibazo natewe nawe pore kabisa numva ari ibintu bikaza hanyuma rero murundi nyine komeze kwihangana bibaho kandi bundi bavuga ngo kitakwisha kiragukomeza niko bimeze nukomeza guhatana hanyuma rero nubwo naguhamagaye nyine kugira ngo tugire ibintu tuganira bidafite aho bihuriye n'ibyo ngibyo ariko ntago twabura kubazaho nk'abantu nk'ibibazo twagiye twumva benshi duherukana ariko babizi rero ntago nabura kubikubazaho niyo mpamvu twari tugagarutseho hanyuma hari umuntu wadusabye nk'uko ubizi nyine intego ya channel yacu ni ukugerageza gufasha guhuza abantu nawe hari umunsi twigeze kuganira hari ibintu dushaka yenda kumenya amakuru y'umuntu runaka rero hari umuntu wabonye ibiganiro twagiranye abona ngo nibazo wari urimo muri iyo minsi aravuga ati tumufashije twaguhuza nawe mukabasha kuganira basanga agiye kundemera ko ari umukobwa ejo bundi nawe twigeze guhurira ahantu turi kuganira mbona amayidirisha ngo genda ushiye kuri yanzu twaganiriye nyene byinshi cyane nubwo abantu babifashe ko bitari bafata ngo mu Rundi noneho ngo mu Buraya ngo bikinaga ariko kubimeze abantu babibonye nako ariko byari biri ya mukobwa yari imana ashaka kuma gushidirisha ku munzu yanjye ko imiryango barayibye n'idirisha ngo nundi muntu yifuza ko ari icyo akora nawe naze ansure nezere se ko umuntu nawe ari ibyo ngibyo bimuza cyane babandi nabo byo gukunda simizi n'umuntu w'umupapa n'umupapa yaratubwiye ati bura nawe ashobora kuba yenda kubera ibyo byakubayeho yenda nabo byaramubayeho akaba afite uburyo yabyitwayemo wenda akavuga ati namugira inama bikaba nawe byagira uko bigenza izo nama ndanazikeneye cyane by'abavandimwe bakomeze bangira inama banganeze bagira iki yego ukaba rero twemereye ko dushobora kumuhamagara mukazahura mukaganira ntago nakanga guhura n'umuntu yifuje ko duhura kireka maze kumenya ko neze impamvu ashaka ko duhura ari ibibazo ashaka kuneza cyangwa ashaka konjamo cyangwa se ibintu nk'ibyo bya mapolitike n'iki nibyo bintu ntaba akeneye guhura nabyo narabimubajije nawe urumva ntago najya kumwemera kuguhuza nawe afite imigambi mibi ko natwe ntago ari ibyo bintu twabikora yavuze ko ashaka kumuganira ndamubaza se ashaka kumuganiriza iki byo yarabitsimye nyine arabatereka reka n'igihe uzabimwibwirira kuko no papa nyene ko uyu munsi rero nkubwira ntugire ngo yenda n'ibintu bindi bikomeye nagiye guhamagara nawe ari hano hafi oya kenshi bano bantu dufite n'abafana baba bakeneye kutuganiriza kutugira inama urumva nago nasuzugura umuntu ntazi nubwo naba ndamuzi nishimira inama z'abantu yego
kandi nabyo byiza burya umuntu ukurikiza inama byanze bikunze aragira. Hanyuma reka mbe namuhamagara aze unamusuze yenda akubwire niba agiye kukubwira amateka nayo byamubayeho gutyo. Si utamutegereza umuhamagara niba ari muhira aza asanga tukiri. Oya ari hano hafi ndamuhamagara. Ari hano hafi ndamuhamagara. Humura we gusa icyanze cyo arakuganiriza kandi byanze bikunze nubwo atambwiye icyo ashaka ko akuganiriza ariko yavuze ko yabonye ibibazo byakubaye. Uwo mupapa Kameda mushimiye cyane, Imana muheza agire kuba yatekereje umutima wo kuba yakifuza kuganira nanjye akagira inama nziza nshikiriza cyangwa se n'ubwo bufasha bundi bwa buri munsi kandi amushimire cyane. Yego kuko ntago ari abantu benshi bakunze kuba bagira inama abantu cyangwa se abone waciye mu bibazo ubundi abe yakugira inama. Usanga ahubwo abandi benshi ari banyamwigendaho, usanga bari aho ngaho bati niba byaramayeho ntibindeba nibigize gute. Bibaho cyane. Karibu. Asante. Amakuru? Ni uri umuseriviyete hano? byashoboka. Suzo umuntu. None se muhamagara umupapa nyene kugira ngo ngende mu kazi. Umupapa se? Umupapa wagushakaga ni umuntu bundi kugira ngo umuntu abe umupapa ni umuntu ukora ibintu byatungurwa nyine mbese ufite ibitekerezo bya kigabo. Uwo mupapa rero muregeranye muricaranye. Hasanga ari ndeba nabi. Ben namaso yanjye atabona neza. Be navuze nibyo. Wakunda umuntu kwitegereza muri bibaho. Umbaze bibaho reka ndeke kukuburanya. Stili hari abantu kenshi cyane tubona tuzi bagaragara nk'abakobwa ari abahungu. Reka mbifate karo byose. Umupapa ambwiye. Ucatse kuvuga iki? Yambwiye ngo ni umupapa ngo kine ko tuganira none ambwiye ngo yaje ruhande rwanjye. Umupapa wamubonye n'ugize ikibazo. Ni wowe? Ntabwo mbizi. Harundi? Oya nta wundi. Okay. Muri hanyuma rero inguri kumubona araze kukwibwira nuko narashatse kubivuga cyaje nyine kugira ngo ubwire kuri ariko uyu muntu araza kukwibwira ni umwe mu bantu nyine bari bifuje ko baganira nawe kubera ibibazo byakubayeho yatusabye ko nabahuza mukamwaganira sinzi aratangira kwibwira hanyuma none se kugira ngo banze umenye neza. Mbere ko mbwira ngo ni umupapa watekerezaga iki kugira ngo ntumbwire ko ari umukobwa? Nagira ngo utaza kwita wumva ko ari umukobwa uri kugushaka ngaze muri ubwo buryo uje gutereta muri uwo mwanya ni wenda nciye mva mu kigano nkagenda ntabwo no wansuzuguye uwo muntu no wansuzuguye wowe imbere cyangwa ryawe. Ntabwo nagusuzugura nagure tegereza nkumviriza uwo muntu binambwira kubera ko abantu bose n'abantu. Yego sibyo nawe ukumbesha ngo ni umupapa kandi ari umukobwa. No yakubabaje. Oya ntacyo waye kwera ko no muvandimwe afite n'impamvu yabimbwiye yuko. Mbese wari witeguye kujya gura n'umuntu w'umupapa? Okay, ntago ari uguhura nawe ubwo nishimiye ko ngiye kuganira nawe angira inama za kigabo ko niyo nteranje siyo nteramva. None usheze kuvuga ko wenda kuba uwo mupapa atashika ubonye ngewe bwo nyine ntago bipishi ntago kandi urumva ko na nama za kigabo nago. Oya nawe reka nari nawe nitege inama za kigore. Izo nama za kigore ndumugabo ziramarira iki? Kubera iki sari za kigore? Kubera iki tumva ko nanjye umugabo kugira inama za kigabo umugore kugira inama za kigore. Ese umugabo kugira inama za kigore ari umugabo. Umugore yakugira inama za kigabo ari umugore. None umuntu ajya kwita umugabo bijyagenze bite? Ari umugabo nyine. None ari igitsina gabo. Okay nanjye ndi umugabo. Bya bindi yavuga nibyo. Muri kubyumva bose nubwo bahuye bataziranye ariko nabantu baganira uko barasobanutse baraganira neza cyane. Hanyuma rero umuntu mukuru ntago umuntu bajya bavuga mu izina ngarivuga. Hanyuma dore murundi wifuje ko mwahura mukaganira nubwo twahuguye ngo be watumenera kwibanga kubyo wifuza ko mwaganiraho ukabitsimbarara dore nguyu watangira rero mwibwira hanyuma mugakomereza. Azi ko umuntu mureba ngabari kubisekera ko umuntu mureba namaso y'umuga byagenze gute? Oya ndishimye by the way. Ndishimye cyane kuba ariko hagati aho ngaho ndamuciriyemo nkimureba face yewe ndi kumuhuza na face umuntu nigeze kubona ku bintu bya social media nawe uko sinzi niba ari we. Aha iritavuga umwe nanjye narabimubwira abanza aranseka namubwiye ngo hara hano ngo ariko ngaracira imye y'abantu kindi gihe ngo ariko ngarakura imyenda umuntu w'umugabo. Aha gutyo rero babarire niba nanakwitiranyije kuraba nawe bibaho kwihenda bibaho.
Okay, ushobora kuba ariko ako kantu gashobora kuba ariko gashobora kuba karagize ko guca inuza oya nyine n'iki byaranavuzwe cyane ndanayibona nanjye biranyuraho agari guca imyeyo by'imwe nabyo byari byo wowe wumvishe guca imyeyo ariko abantu bose nibyo nanjye nkimubona nanjye kuko yaramamagaye ntabwo nari muzi mpita mubona mbona ni wa wundi wakoze bya bintu akajya korera ibintu abantu nako waciye imyeyo y'abandi wa wundi waciye imyeyo y'abandi yego okay ukaba yaranakuyemo harya ngo yakuye yakuyemo impuzu umuntu w'umugabo ako bijya bintu nta makosa nawe huye ariko ntabwo ari amakosa ayahe makosa mwese ni wowe koko yararimo abaza ngo ni wowe ese nari karabura karabura na jeme ndimo ndavuga wenda ni amakosa iki nta nubwo mbizi ibintu ari kuvuga niba atari nawe uriya muntu yakoze biriya bintu ni amakosa umuntu w'umugabo nubwo yagukoreye ikosa nubwo yaba yakwinze impuzu umugabo izo mpuzu zawe azambaye mujyane hari inyuma umubwiye ati kura uyaranje kundi kuntu wambara mu muhanda ntabwo bishoboka erega hari ikintu utazi umujinya n'uburakari bikoresha ikintu cyako kanya reka nyene twumve ko bayirene bose ari bamwe ushatse kuvuga iki nese niba unyemeje ko wakure impuzu umuntu w'umugabo mu muhanda abantu bareba wenda nubwo yaba ari yawe n'igituma iyo hari abantu bidumbukiza ukajya ukabona bakuguyeho ntibazingura mu biki n'ibiki ukabona baje bakugwaho sibyo ntabwo ari njye wabiteye byatewe kugira ngo bijye hanze byatewe namwe itangazamakuru mwihuza nawe batumye ntabwo turimo nta n'impamvu yo gukura ubuse kubona imbaraga zo gukura impuzu umusore utari umugabo tekereza ariko ako kantu tukari uri gushyiramo ko gukura impuzu n'iki n'ibiki ngo hagati aho ngaho hari n'utuntu nari ndimo dukeya hariya twareba ukuntu tubisoza tukaganira tukaganira ubundi nkajya muri foto mbona ari kwihuta we namwinginze ariko yari yambwiye kare ko afite umwanya mutoya nabwo ariko nabihanganye yabaduhaye umwanya kugira ngo aganire n'undi kuko ndashaka wenda nk'isaha yose turi kumwe aho zibazo mfite uzi ubu ngubu ko mu kanya wabona wa muganga wacu amamagati mbona ibyo 100 byanjye undi kwegeranya 500 ahubwo nawe mfashe none se mu reka manze ngo bano sobanza wumva ubundi yende mfite ibyo bibazo ntago nzi ibyo mugiye kuganira ntago mbizi uramubona ariko ko abameze ndi kukumva ntacyo atwaye nyine uramubona uduhereye umukobwa mwiza n'abandi bose ufite ibibazo biterwa n'abagore kandi ufite ibibazo bimeze ukuntu ubwo kandi wasanga kandi yenda nta wamenya ikimuzanye reka tutigeze yabikemura se ko nanone baravuga ngo ntawe umenye iyo zituruka kandi ivoka gimwe ariko kari ntago tuzi iki cyagiye ibintu muri musiko numva muri tuguhaye ijambo ibwire munundi dore nguyu munundi ahubwo sindamwibwira gute ko numva yamenye nibagiye ko atari njye wenda urabivuga okay ndumva hagati waranze kurushiko niyize oya nukuntu nakunda kuza ntabwo nabibonye cyane ko nta mwanya uko bireba byose nari mfite gusa nakantu ni face yawe yanyuze mu maso iri muri ibyo bintu ako kajambo karanshimishije bimva ntabwo nabibonye cyane ariko face yawe ndahari nagarutseho muri rambona neza none ubwo yakunyuze mu maso noneho irahari imbere yawe penyenyere ndazigumye batazi kwambura nanjye waje ntabwo naje kugukuramo sheri ntabwo naje kugukuramo abandi bana ngiseshe ariko sheri ni izina rusange okay nagize kwiyita sheri wenda kwita bebe bye yes subira okay hagati aho banyita titi be be ushaka kuvuge titi ushaka kuvuge be na be ni izina ryawe uzukora wenda byumvira numvise ngo bakunda ubwira umukobwa gurimo ngo be shushu be ibintu nk'ibyo numvise banyitwa titi be nyine ngo babwira ngo be ngo banyitwa titi uvuga ni ukwita be okay wanyita titi be na be jewe na kibazo cyangwa n'iryo be ni no ni titi prenone be of course okay babyumvise ako nawe ushatse kuba be ntabwo nabyanse wabyanga sibwo ko iryo zina ko batarinyise ko banyitwira dukunda marke ako njye nari kwita kuri kwita ntacyo byaba bitwaye murakoze cyane ngo unyise bebe none umugabo uyi ntabwo mvuze bebe mvuze be okay murakoze cyane bamabuja turabashimiye cyane tubivanye ku mutima yego be hanyuma rero titi murundi nubwa kangahe muhuye cyangwa wamubonaga byo gusa nubwa mbere umonye face to face ndakeka ari ubwa mbere ukurikije uko wamubonaga gutyo nyine ku ma televiziyo ariko hari
hari umukobwa ari aho nkunda gukinisha muri filime bitwa Ivete. Murasabye hata ntago muvukana? Okay, ni umuvandimwe wanjye. Ba Ivete ba Oliver mushaka ko muvukana. Ega da. Kandi uravuga n'abandi Oya nuko nzi namurebye nyene tu ni wajya ngo n'impanga yewe kuko njya nkorana nawe. Igora ugira impanga? Oya, ni umuvandimwe wanjye. Umuvandimwe wawe? Umuvandimwe muvukana. Ntabwo dushorikiranye ariko turasa cyane kuko ahantu naca nkakora ikosa haciye bamufata. Ega da. Yeah. Turamukeneye. Turamukeneye rero umuntu. Hanyuma arahari muzana. Arahari nanjye nkubwije kuri ko cyari kwantu bya filime. Hanyuma rero twaye umwanya. Ukurikije uko wabonaga yenda mu rundi muri ibyo mu mateleviziyo n'umugore kumubona urabona atandukanye n'uwo usanzwe ubona mu televiziyo. Mu rundi muri televiziyo. Bigize. Hano uracyakomeza kunseka. Oya, mu rundi muri televiziyo. Kama ni televiziyo. Televiziyo. Mbese ni mu Kinyarwanda. Okay, mu rundi muri televiziyo atandukanye cyane na mu rundi ndi kubona hano. Batandukanye hehe? Urabona mu rundi muri televiziyo ni inzobe wari kubona hano n'igikara. Oya reka. Yabivugiye. Nicyo ngikeze. Okay. Urasubira muri televiziyo bameze. Gusa nyine baba bamugize ukuntu ukabona ati man. Ndabona. Reka. Ariko byifuzo bise birangira. Oya se kandi byifuzo. Nta byifuzo byanjye. Impamvu mvuze hano bitewe na kala nkunda ngewe. Ndikubona ubwo ari mwiza kurenza. Okay, hanyuma tuguhaye umwanya rero ngaho rero kuganiriza nuze wawe. Ni umukobwa umbwira ngo ibintu amajambo nkayo mba numva ari ya mitoma kandi byabaye ni danje. Ntabwo ari mitoma, sibyo? Kandi ikindi reka hari ikintu mu rundi numvise yishyizemo atazi. Niba inuza umuntu umwe aguhemukiye, sibyo? Ntabwo bivuze ko bose ariko bameze. Kandi nawe warahemukiwe. Yarahemutse. Narahemukiwe nshuti yanjye. Narahemukiwe njya mu gahinda karashira ndatuza iki ariko ubu ngubu uratuje. Sha ubu ngubu ndatuje. Kandi na murundi nawe yaragize gute? Kandi ushaka kumugira inama. Ushatse kumvikanisha iki? Nyine buri wese agira ibibazo. Numvise nyine akantu gato bagiye kumfasha. Ahubwo nameyidi y'uburyo bigenje kujyana nawe agira ngatuze. Ariko sinangombwa ko nyigona naguturisha buriya. Nawe waraturishijwe. Ntabwo ari ibyo. Uburyo tuzabaturishijwe nawe. Ese niba utaraturishijwe. Oya uzi impamvu se? Njyewe wenda bamaye inama bambwira ibyo ngomba kwitwara. Menya nyine nagusaba. Okay, nibyo ukubwira. Ariko bibaye byiza wenda ikintu nakora mumva kiranshimishije. Najya nkuturisha gake ukazagera ukiyakira. Singombwa imbere ya kamera. Kuri telefone. Uri kujya kuri telefone gute? Umwanya munini mfite ko ndi baro wibazo wa mukobwa we. Ibibazo birarangira. Kandi ikindi abakobwa ndakeka turahari. Abakobwa turahari twakwitaho twakora buri kimwe. Of course. Murahari? Yeah. Maze kubona Irene ibintu yankoreye wa mukobwa we. Ubu ngubu ikintu nkeneye cy'abakobwa mungira inama munganize munyigisha uburyo nacamo naba mwabona ubuzima. Ahubwo nimero yanjye ni 0785468543 0785468543 memone akaba ari amamaje. Oya nago namamaje. Sinyeneye uwo duteretana nkeneye ubungira inama zo kuba mwabona ubuzima. Ubu ifite ikintu agomba kumfasha iyo nyunganizi nawe nimero niyo ngiyo ni utarayifise. Ariko abandi ndumva atari ngombwa ndahari kugira ngo none urapusha. Oya ntago mfushye. Soma mvuze ngo ndiyamamaje. Oya ntago ari gufuha gusa nanjye nicyo cyanzanye naje kugira ngo kunyamamaza. Si kukwamamaza. Nyine ibintu by'abakobwa ibyo Irene yambwiye mane byatumye numva ko nyine nagikeneye kubwiyigwana n'umukobwa ako reka nari bindamwubahe nk'umufana nk'umuntu umushuti wanye nk'umuntu usanzwe wangira inama. Kende tari kumwumviriza. Yego. Ben. Ariko zakana kambabajemo. Nagutwaye. Mbere yuko ngira n'ikindi kintu ndenzaho ngo kubera Irene numva ko nta ni ibintu birisere ni ibintu byababaje abantu benshi cyane. Ndabizi nange byarambabaje sibyo byarambabaje ku rundi ruhande pe biranambabaze cyane. Ntabwo kubona mani umwana w'umuhungu wakwitaho ugira gutaka gukorera ibintu nk'ibi birababaza cyane. Ari nabyo ndikubwira ndazi neza ko Irene ari bukurikira ikintu kiganiro sibyo. Irene reka mbanze nkubwize ukuri uri umwana mubi uri indaya uri indyarya uri shitani
amazina yose abaho umenye nayo kwita ubunona sibyo uri umuntu mubi mu buzima umukobwa indashima uri indashima pe kuko umuhungu nk'uyu yaritanze aravunika arasaba agira akora hirya no hino kugira ngo wowe umererwe neza ariko inyitirano wamuhaye ni iyi ngiyi kumwandagaza kumutuma amene ku mutima gutuma babara kujya gute Irene aho uri hose mbikubwire neza uri indaya inshinzi mbi basi reka kugira ngo abakobwa nkatwe ugende udusebya sibyo geza aho ngaho ugeze garukira aho ngaho kuko uri kudusebya uri kutwicira amazina uri kwica ku buryo umukobwa wese ari kumva ko atari umukobwa sibyo nta kintu umukobwa yavuga imbere y'umusore umukobwa muri bamwe muri iki no Irene geza aho ngaho widusebya abakobwa turakwiyamye gezaho kandi ikindi abakobwa bose ntabwo ari ba Irene sibyo ubishyira mu mutwe wawe kuko numara kwishyiramo ko abakobwa ari ba Irene nta n'ikintu kimwe wazubaka nta kintu wazakora buri mukobwa wese ajya kuvugisha uzajya utekereza ko agiye gukora nk'ibyo hagati aho ngaho sinkuyiciyemo amagambo uvuze yose ndagushimiye cyane ariko utumye ntekereza byinshi cyane utumye ntekereza warundi mw'amadeni ino saa kubera Irene utumye ntekereza ibintu byanjye byibwe kubera Irene gusa ndagushimiye cyane kuko amajambo uvuze akoze ku mutima abantu benshi cyane bamwe badukunda bamwe bamwanze cyo ndakigushimiye nakoze cyane mpamvu mbivuze si uko wenda ngo ngaragaza Irene abantu bakomeze bamwange bamubwire nabi no Irene yarahemutse yarakosheje cyane ariko ibaze wamugana amadeni yirunzemo hirya hino gukora iryo gusaba ideni kujya guta umugore wanjye bamunosa umugore wanjye yarwaye umugore wanjye ameze gute amwitaho wenyine uri kumva iwabo wa Irene baramutererana iki byose byabiri ku mutwe wandi wa Murundi uri kumva ariko ikintu kinangaje amaze gukira ameze neza fresheri zagarutse yabaye umukobwa aranyita ati Shahana urumva ko abakobwa muri babi man ntabwo ari abakobwa bose ndi kuvuga Irene ari kudusebya ari kudutukisha mu bantu sibyo Irene uri kudusebya pe basi sinzi ukuntu navuga abakunzi babo abakunzi ba Murundi abakunzi baki mureke basi rero ukuntu twese dushyira hamwe sibyo dushyire hamwe dufatanye dutsenye umugozi umwe basi rero ko umuvandimwe twamukura mu madeni niyo message waraje kumuha nawe nigize cyane amadeni banaje kuyankura reka mubwire impamvu sibyo none isi niba Murundi ndamukunda sibyo ndamukunda pe cyangwa uramfana no hari urukundo no gufana bindi bintu bibiri bitandukanye sibyo ndagukunda kuko iyo ntagukunda nagumba nataye umwanya wanjye kuko mugane hari abeshi bagiye bagufana ariko batajya bafata babona ibibazo nyine wagize bakirebera gusa bafata umwanya ngo baze aho mfatanga yabikoze neza hagiyemo gutya giyemo gutya ko nta mafaranga afite nka muri igisubizo cy'urukundo rw'abakobwa bino misara amafaranga oya nyine no mpamvu banza bumve kwanza Murundi ndagukunda sibyo ndagukunda cyane ariko ntabwo nakwifuza kubona uri mu kibazo yego ntabwo njye navuga ngo ndagikemurira na kwijana ko afite amadeni menshi nanjye mfite ibintu byinshi bimangayikishije cyane byinshi ariko abakunzi ba Murundi abakunzi ba Irene abakunzi bandi mumbabarire tumufashe tureko nawe yakongera kuba umuntu muzima akagira mu mutwe agatekereza akongera kwiyumvamo urukundo akongera agakunda abantu nabo bakamusibyo yewe akagira icyizere abakobwa mureke tumufashe tumutere inkunga ufite iryo jana ufite iki byose tumwishyurire amadeni sibyo niryo banga ari wanze kutubwira no mukobwa w'umupapa ubatari umupapa niryo nibanga ariko nanone tubanze dukora ibikwanze yego tubanze dukora ibi ariko wowe uruhare rwawe wamaze kurwemera ko ugiye nta kibazo uruhare rwanjye rurahari kandi ibyo ndi bumufashe cyane umukobwa ejo bundi yashiyeho idirisha ntabwo ugiye gushaho irindi arasigara habura imiryango oya umve ngirindi wasanga yenda agiye kutabishyira wasanga ngiye kubaka inzu nubwo aragiye kwibaka yose nshobora kubaka inzu sibyo nshobora kukubakira inzu ariko nakubaka mu nzu hakeneyemo matora mu nzu hakeneyemo ibikoresho bindi kandi akeneye kurya akeneye kugira gute ngumva uruhare rwanjye ruhari ariko n'uruhare rwanyu bafana inshuti zabo inshuti iki rurakenewe wumva sahabwa amashyi menshi cyane so wumva atari umugabo mukomere gusa nizere ko mu majambo avuze menshi meza atarimo bya bintu byo gukundana byo kubana mu muvandimwe yego bisubwo yabivuze ra we agiye ndumva nyine yahagaze cyane murundi ndagukunda kandi ashaka kugufasha kongera kugira inuze ndashaka kugufasha kongera kwiyumva nk'umukobwa ben
Yeah. Kucecetse wisiceceka ben. Oya ntabwo ncecetse tu gusa nyine buriya iyo ukunda umuntu sibyo iyo ukunda umuntu biba byiza kugira ngo uhite wihutira ngo mwereke ko mukunda mubwire ko mukunda so burya pole ushobora kugenda gake nkabanza ukamufasha muri ibyo bibazo arimo bigakemuka and then umwinjizamo gake ntabwo mvuze kumwinjizamo nshuti yanjye ntabwo mvuze kumwinjizamo ushobora kumufasha muri ibyo bibazo arimo sibyo kandi nanone nkamuba hafi ushobora kuba mpari igihe cyose waba ukeneye wenda umuntu muganira sibyo umuntu ubwira ibibazo byawe umuntu wumva ufite irungu nzaba mpari kugira ngo wenda tuganire iryo rungu rishire ahantu hari hose se of course happy ni ukuri wewe aho udashaka kuvuza ngo aho udashaka nante twoganira koro mani ibintu by'ino minsi hari ibintu biza n'ibindi bibyihishe inyuma umuntu araza akoreka umutima mwiza urukundo ariko kumbe sire inyuma hari ibindi bije bigereseyo bitaraza kuko nuriya Irene nawe yaje ari batanga twiyenya birangira batanga umujinya batanga umujinya ese why buri muntu wese uri kumugereranya na Irene I'm not Irene I'm Titi okay be kutakongeye nabyo biranshimisha kuko kavuze uri ntabwo ndi Irene ndi Titi kandi icyo nicyo kintu nabanje kukubwira wifata abakobwa bose ngo bageranye na Irene ntabwo turi ba Irene twese hari abakobwa bagifite imitima myiza turahari hari abakobwa bagifite ishagara mu mutwe hari abakobwa twese turahari kugira ngo reka ndake kugusaraza cyangwa se guca umujya mu magambo menshi iminsi iracyahari imyaka iracyahari turacyari bato ndakeka nta myaka 28 uragira uracyari uruhinja ukumva ubwo dufata umwanya kuzobigana kwera ko ino saha no munsi ino minsi bino by'umwero nanjye ubwanjye ntabwo ntuje mfite byinshi ntekereza mu mutwe mfite byinshi ngomba gukemura mfite byinshi ntekereza byatuma ntiyumvamwo igitsina kobwa ukuntu okay nanjye nakubwiye ngo ntabwo mari ngo ncike intege cyangwa ngo mvuge ngo reka mureke iki niki kwanza nubwo ari bibyo binzanye byo kuvuga ngo nkubwire ko mukunda nubwo kajemo burya ntabwo kishimye nubwo kajemo ariko si yo wenda biragutorotse ariko ikintu cya mbere nashakaga ni kugira ngo mubone yishimye mubone yishimye agarukirwa tunatwe turamukeneye kumubona avuga inkuru wagira gute atuganiriza ubuzima bwe nabwo tuba dushaka kugira ngo tumubone ntabwo rero bishimisha ko tumubona buri gihe ababaye kugira ngo tumubone buri gihe ari kuvuga Irene ibintu no man dushaka ko yishima yewe kandi ukaba ushaka kuba nyambere ku muntu nkaba mpari kugira ngo mushimishe ibyo byishimo wenda utabonye kwa Irene utabonye ahandi nshobora kubiguha nubwo wenda ntiyavuze ngo usanga wiguha ariko nagerageza kugira ngo mbone wishimye gane babandi Imana nizo kuri kwawe nako umutima wawe umutima wanjye uzukunye niyo mpamvu umutima wanjye uzukuri kandi ibyo nkubwira ni ukuri ntabwo ndi hano kugira ngo nishushanye imbere ya kamera ntabwo ndi hano kugira ngo nishushanye muri rubanda no nyene naravuze ngo noneho ninongera no kuja mu rukundo si ngombwa kugira ngo umugore wanjye cy'umukunzi wanje bongera mone imbere ya kamera kuko naje gusanga hari abantu benshi cyane batubona turi guseka tukibaza ngo baratwishimiye kumbe babirakariyemo bafite ibyo batekereza byabo bafite ukuntu babarati bari abantu bameze neza bageze iki bafazari bazajya mu nagiye niba ari amarozi bazaterege genyene ko nabonye bari gukoresha amarozi babandi wa mukunzi wanje ashobora kuba yaranze ashobora kuba yarafashe nabo ukuntu gasanga ni monda bigwamo ariko ntabwo nkubwiye ko nshaka ko tujya mu rukundo sivyo nakubwiye nshaka kukubona wishimye ndashaka kukubona wishimye wabona umuntu yishimye gute muri make no kugerageza kugira ngo agufashe cyangwa se agerageze icyo ashaka nuko uva mu gumeza gutekereza muri byo bya Irene byarangiye byakubabaje utangira ubundi buzima bundi bushyashya wumva ko nyine cyane amushimiye cyane uno mupapa wabashije kungeza kuko stile wamubika n'umupapa ko naje gusanga yitwa Titi hari n'indi preno yamwe ngo ni be urumva namushimiye cyane niba akeneye kumva ko nishimye ariko mu gihe ibibazo mfite ntarabivamo kwishima byo biri kure yanjye nzabyirengagiza kugira ngo mbashe kubaho sinambe singira iki ariko nago nzishima nyene nk'umuntu nta kibazo afite niyo mpamvu mpari niyo mpamvu abakunzi bawe bahari niyo mpamvu
twese turahari ko wanamwemereye ko ugiye gukora bimwe ku ruhande rwawe kugira ngo ibyo uruhare rwanjye ndabizi ndabishiraho kandi namwe bafana ndabizi neza ko bamukunda baramukunda cyane nabo ntabwo uko njye ntifuza kumubona ababaye n'abandi niko batifuza kumubona ababaye sibyo niyo mpamvu nasabye inshuti mwebwe bafana mwese munyumve muri hano mureke dufashanye dushyire hamwe umuvandimwe tumushimishe yego sibyo twongeye kumubona ahagaze areke kwirengagiza yishime bimurima apana kwishima imbere ya kamera yagira hanze agahinda nyine wakoze cyane reka mushimire gusa ndabona kifite umwanya mutoya tuneko ndakora kugira ngo mbashe kubona cya gihumbi ndi burare ndi uno munsi yego bareka nkagenda kamasanzwe angereyeho nabuje urakoze cyane ku nama nziza cyese ku bitekerezo byiza ku magambo meza uvuze bwe n'abafana banjye hanyuma nyine muri waburetse nyine nawe akabanza none sireka mbaze nkubaze isaha yose nakwatse dukuze iminota 20 wasanze nganda amaze umwanya munini kandi mfite gato mwereka kantu gato icara mwereke cyane mwanya kwicara muri ihangane henda wumva icyo akubwira nubwo wari watubwiye ko uri buze kugenda koko umunota umwe ndebe ku isaha nubwo wari watubwiye ko yenda ufite igikoko uri buze kugenda ariko reka tubanze twumve ikintu okay basi mbere yuko agenda reka ngo aka kantu kanjye ndagakunda cyane ariko mbabarira nkaguhe ujye ukanyibukira wasigaye kandi koko n'ubundi murundi hari utuntu yarafite tumeze uko ndagafite nk'akamuhira nyene reka ngakwambika mbabarira wari se ngaho kwambika reka ngenda basi ndaza kukambara basi reka ngakwambika ndaza kukambara n'ingera muhira ubundi sega nako kangwira kano wambara simbigusabye so nafite zose reka ndebe basi please reka ngakwambika ntari aha titi ben nyamara wa muntu arifuza gukoza amarira mu byo bifuza guhura gusa simbizi ibyo nyine by'urukundo byo ni ibintu byamvuye mu mutwe gusa ndagushimiye cyane ako ari kumwe iminota basi mike iminota irahagije ubwo ibindi twazaganira ikindi gihe nsaba murundi nsaba urakoze nta kundi kuba wemerewe no kwitabira ubutumire bwacu titi ben hanyuma urabona ko mubashije kuganira ndabona wagira ngo urababaye neza okay bye